Wamaze kwigira ikintazi? Yese nagutuka kabisa. Naba mbaye nka. Ibyo ukora birenze gutukana. Wakinyabyaha cyangwa n'ibiyobyabwenge. Kagenda ubutagaruka gapfutse umusatsi wa mbwakazi. Roni ryo wamereye. Imbwakazi niyo kabyaye mbwa ifite imirizo ibiri nkambi. Wowe gahambirwa amaboko n'amaguru gatabwa mu ruzi. Niyo nagerageza kumutuka yantsinda. Undebere. Imana irarima. Kuri ikintu kinzanya nuko mfite n'inama ngiye guhita njyamo. Tufite amakuru meza avuga ko tugiye kubazanira umuyoboro wa internet mu mudugudu wa cyangwa se mu kagari kanyu. Umuyoboro wa internet. Oya kare. Yenge bintu kare mbabarira. Ejo muri bacishije umugenda w'amazi wanjye. Bansenyera igipangu. Urara murazanya n'imizibye by'imiyoboro. Muragira ngo mu. Ariko mitsu. Wabaye tiko. Ni bamwe mu bakobwa bafite igikundiro muri sinema y'u Rwanda. Ni bamwe mu bakobwa bakoze ibintu byinshi bitandukanye mu gihugu kugira ngo sinema y'u Rwanda igere aho igeze uyu munsi. Ni beza cyane ku masura ndetse no mu byo bakora. Abantu bose bahuye nabo bagaragaza ko ari abakobwa bagira umutima mwiza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe muri bano bakobwa. Ese ninde ufite impano irenze kuruta undi? Reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukizo. Twatukugezeho ibiganiro ku basitari babakinnye amafilime uba wakunze. Tukakubwira filime bakinnye ku buryo uteze byagufasha kuzireba. Niba wumvira interested ko twaye tubana, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Kandi nawe wakanze subscribe, uri umuntu w'agaciro kuri twe. Uyu munsi bamwe mu bakobwa nakuzaniye, nazanye abakobwa beza cyane kandi bafite impano idasanzwe muri sinema y'u Rwanda. Ni abakobwa bakunzwe n'abantu benshi, abenshi badashidikanya ku mpano zabo, kuko komedi cyangwa filime abo bantu bagaragayemo ntigibura kurebwa habe na gato. Reka duhere ku mukobwa bita Aisha, ukunzwe n'abantu benshi. Umwe mu bakobwa ukunda gukina ibintu ubona ko agaragara nk'umuntu utamenyerwa. Wamaze kwigira ikintazi? Yese nagutuka kabisa. Naba mbaye nka. Ibyo ukora birenze gutukana. Wakinyabyaha cyangwa n'ibiyobyabwenge. Kagenda ubutagaruka gapfutse umusatsi wa mbwakazi. Roni ryo wamereye. Imbwakazi niyo kabyaye mbwa ifite imirizo ibiri nkambi. Wowe gahambirwa amaboko n'amaguru gatabwa mu ruzi. Niyo nagerageza kumutuka yantsinda. Undebere. Imana irarima. Mbega ishyano ry'umugore. Wa muyobozi we rero nawe ndakwiyamye. Kirisito. Mama Shami. Papa Benjamin yagusomeje kuri bya bimogi bye. Oya njye nuko mama na mwese mushaka kumfatirana. Niba ari uko njye mugore Numwe mu bakobwa bafite impano zidasanzwe, ndetse filimi nyinshi agaragayemo zikundwa n'abantu benshi. Uyu mukobwa Aisha akora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho agenda na hosting ahantu henshi agiye hatandukanye. Ni umukobwa uzi kwihigira ubuzima muri no Kigali. Undi mukobwa mbafitiye yitwa Nyambo Jessica, umwe mu bakobwa beza cyane. Uretse no gukina filimi, ni umukobwa mwiza cyane ugaragara neza, akina filimi nyinshi zitandukanye. Nawe akaba ari umwe mu bakobwa bafite impano zidasanzwe. Umukobwa ugaragara muri proje nyinshi, ndetse unifitiye channel iri kumugaburira agatubutse. Nyuma yuko afite filimi yitwa Ibanga ari gukina muri kano kanya, afite impano idasanzwe. Kuri ikintu kinzanya nuko mfite n'inama ngiye guhita njyamo. Tufite amakuru meza avuga ko tugiye kubazanira umuyoboro wa internet mu mudugudu wa cyangwa se mu kagari kanyu. Umuyoboro wa internet. Oya kare. Yenge bintu kare mbabarira. Ejo muri bacishije umugenda w'amazi wanjye. Bansenyera igipangu. Urara murazanya n'imizibye by'imiyoboro. Muragira ngo mu. Ariko mitsu. Wabaye tiko. Uyu Nyambo Jessica ni umwe mu bakobwa bazi gukora, bazi kwihiringa, bazi gushaka amafaranga. Gusa abantu benshi bahuriza ku kintu kimwe: afite impano, azi gukina amafilimi. Gusa gukina role yigize nk'inshinzi, abantu benshi bavuga ko atabishobora bitewe nuko agaragara nk'umuntu witurije. Ese muri aba bantu twe twaguteguriye babiri, ese ari Nyambo Jessica ndetse na Aisha, we waba ukunda nde?
ninde waza ku mwanya wa mbere mu bakobwa bazi kwakitinga neza mu Rwanda? Watubwira muri comment nta kibazo. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.